Turabasuhuje mwese mwe mukurikira urubuga rwacu rwa Inzozi n'Ukuri, turabashimira kuba mukomeje kubana natwe. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikomeje gucicikana ku mbuga nyinshi zitandukanye, ya Mpano arimo asambana n'umukobwa rwose, bivuga ko bamenyanye bitewe n'inshuti yiwe, ndetse uri buze kumenya nyirizina umuntu wabashije gushyira iriya video hanze n'impamvu yabikoze n'aho yari ari n'icyo yari agamije. Icyo tugusaba ni ukudukurikira ku rubuga rwacu rwa Inzozi n'Ukuri, batarakora subscribe mubikore, mukore like ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu neza. Dutangiye gute rero? Hari hashize burya ngo amezi agera kuri 5 ya Mpano amenyanye n'uyu mukobwa, cyangwa se nibwo bakoze iyi video basambana. Hari hashize amezi 5 yose. Ahubwo se bimeze bite kugira ngo ugeraho itangira kugaragara muri iyi minsi? Byagenze bite kugira ngo ibashe kuba yakwirakwira? Uyu mukobwa ni umukobwa wari inshuti y'umuhungu bitaga James. Umukobwa ari inshuti ya James nawe akaba ari inshuti ya Mpano, bakaba bari baramenyanye kuva kera. Rero mu guhura, uyu mukobwa yaje guhura na James, yaje guhura na ya Mpano nyuma, ariko James atarabizi, ariko uburyo bahuragamo bajyaga basambana na ya Mpano, ariko James we atabizi uko ibi bintu bikorwa, cyangwa se atazi ko uyu mukobwa ajya ahura na ya Mpano bagakora uru rukozasoni nk'uko mwaze mubibona. Ndetse bikaba bivugwa ko atari ubwa mbere ibintu bibaye hagati ya Mpano ndetse n'uyu mukobwa. Rero kugira ngo babashe gukora iyi video byagenze bite? Ya Mpano yasabye umukobwa ko bakorana iyi ndirimbo, noneho barabyemeranywaho birangira umukobwa abyemeye, ariko mbere yo kubyemera umukobwa abanje kumuca amafaranga. Rero amafaranga amuciye, ya Mpano yaje kuyemera atazuyaje, birangira amutumyeho. Urabona ko iriya video bakoze bayikoze muri salo, ariko iyi video bayikoze bari mu cyumba basambana, ariko bari babanje gukora icyo bita challenge, nkuko ya Mpano yari yabimubwiye ati ndashaka nkore challenge nzashyira muri nzashyira mu ndirimbo yanjye igaragara neza. Ubwo babanje muri salo bakora icyo bita challenge, noneho bafata video. Uko bakorana iyo video baje kuhuza n'urugwiro, noneho bitewe n'uko bari basanzwe banaziranye, basanzwe bamenyanye mu buryo bwabo, byaje kurangira bagiranye no mu cyumba nk'uko bamwe mwabonye iyo video. Ni mu cyumba rwose, ibyo bakoze mwabibonye. Hanyuma byarangiye bageze mu cyumba, ya Mpano azana telefone yaza akoresha akora iyo video ndetse n'ibindi bikoresho, harimo amatara ndetse na microphone bakoreshaga muri ya video bazakoresha ku ndirimbo. Birangira bageze mu cyumba, noneho batangira gukora ya video mwabonye babikora mu by'imikino. Ariko mbere y'uko bayikora, ya Mpano bigaragara ko yabanje kuzana kamera iterekaho. Birangije batangira gusomana, hanyuma umukobwa utanabimenya ko arimo arafata video, mu kwikangaza kubibona ko yafashwe, hanyuma umukobwa aramubwira ngo ariko ngo nujya ufata video ujya ubanza ubimenyeshe kugira ngo mbanze nitunganye. Icyo ni ikiganiro rwose babanje kugirana. Hanyuma birangira ya Mpano agiye ku ruhande, araza akuramo imyenda, umukobwa atangira ko mwabibonye nyine kumwonka, kumusisa, niko benshi bajya bivuga. Biba biratangiye muri ubwo buryo rwose, n'igitsina cye kigaragara. Birangiye kumusisa, ya Mpano yahise ajya ku ruhande afata rido, avuga ko bashobora kuba bari kubabona abantu batabarunguruka. Aragenda yegekaho rido, mbese arafunga kugira ngo hatagira abantu bari buze kuba babarunguruka mu idirishya, ko ni idirishya ry'ibirahuri. Hanyuma arakinga, aragaruka, yongera atunganya kamera ye neza kugira ngo ibyo bari bukore bize kuba bigaragara. Ndetse bivugwa ko uyu mukobwa yabashije kuba abona iyi filime cyangwa se iyi video iri gukorwa, ariko ntiyabigiramo ikibazo, kugira ngo anavuga ko
yajya anayireba kugira ngo yibukiranye ibyo bagiye bakora, ikamushimisha ibihe bagiranye na ya mpano. Bigaragara ko ibintu babikoze rwose babitekerejeho ndetse babyumvikanyeho, ndetse nta n'icyo kwishisha cyari gihari, bisa nk'aho bari babyumvikanye ko ibyo bintu bari gukora nta kibazo kirimo. Uyu mugabo ya mpano rwose ni umuntu uzwiho kuba akunda gusambana cyane, ndetse no mu biganiro byinshi murabyumvira. Hari ikiganiro yakunze gukorana n'abandi bantu, avuga ko we ibyo bintu bimuryohera cyane ku buryo noneho agera n'igihe ibyishimo bikaza akaninera. Ngira ngo benshi mubikurikira mwagiye mubyumva bivuga. Binavugwa ko mbere y'uko aba umuhanzi, yakoraga ahantu bita i Mwendo, yakoraga ubuyedi. Icyo gihe yasambanyije umwana w'umukobwa utujuje imyaka, ndetse biba ngombwa ko aza kuregwa ndetse aranafungwa, ariko ku bw'amahirwe haje kugira abantu bamufasha, urubanza rutsindagirwa umwere, aza gutaha. Mu mashusho yagaragaye nanone uyu mpano avuga ngo gukora video z'urukozasoni bishobora kumufasha kuba yabona amafaranga agera nko kuri miliyoni 10 z'amadolari. Ibyo ngibyo turi buze nabyo kuba tubibona, uburyo yabivuzemo ndetse n'uyu mukobwa babiganiriyeho, muraza no kubibona n'amafaranga yaje guhabwa kugira ngo iyo video ibashe kujya hanze n'abayimuhaye abari bo. Ibi bintu rwose mubikurikirane 5 kuri 5, intambwe ku yindi, muraza kuba musobanukirwa byose. Benshi muzi umuntu ukunda kuba agaragara ku mbuga nkoranyambaga bita Gasuku cyangwa se muzehe wa Mpango, nk'uko benshi bakunze kubimwitirira cyangwa se kubimwita. Hari ikiganiro yakoze kigaragaramo amajwi ya mpano arimo arasambana, ariko benshi bagiye bavugwa ko iki kiganiro yagikoze kugira ngo atwikire ya mpano, hanyuma abashe kumenyekana kuko yaramaze igihe adakora indirimbo, hanyuma bituma agira vibe kugira ngo abantu benshi babashe kumukurikira, yarameze nk'ari kumutwikira. Niko benshi bagiye babibona muri iyo njyana. Mwebwe mukuri iki kiganiro rwose murumva ko ya mpano n'ubundi ibintu byo kubasambana ntabwo ari ibintu bimutunguye cyangwa se si ibintu akoze nonaha, ni nk'ari ibintu amaze mu igihe kinini cyangwa se n'ubundi anakora, ariko mu by'ukuri nawe hari aho abyemerera ko yagiye abikora, ndetse bikagaragaza nko binamushimisha bitanamuteye n'ipfunwe. Rero reka tubereke uburyo iyi video yabashije kugira hanze nuko byagenze. Mu by'ukuri hari abajama ba muri USA bakurikira ya mpano, ndetse bameze nk'ari abafana be. Abo bajama n'abarundi. Uwo mpano yageze apostinga ifoto iriho uyu mukobwa n'undi bagaragaye bari kumwe. Ayipostinze nyuma yaho hiza kugaragarwa n'abantu batangira kumwandikira bamubwira ati uyu mukobwa rwose ararenze, kuko ya mpano afite gahunda y'uko mu gihe gito bazasorana indirimbo. Bamaze kubivuga bamubwira ko arenze, bigera igihe ya mpano nawe yumva nagatwiko, ababwira ko baziranye. Baramubwira bati uwo mukobwa ntabwo mwaba muziranye, umukobwa ni mwiza ntabwo yakwemera, yewe byose birashoboka ko waba uri kumushyira kuri sitati ariko mutavugana cyangwa se atanakuzi. Ibi byaje kubamo nk'ari impaka, bituma ya mpano ashaka kugaragaza nyirizina ko aziranye n'uwo mukobwa, ndetse ko bajya bagera igihe bakagirana ibihe byiza, bakishima ndetse bakanahura nk'uko mwabibonye bigaragara. Birangira abajama nabo babashije kuba bamwinfluencinga, babwira bati ibyo uvuga uratubeshya, ahubwo nyine nimba ari byo bitwereke, turanaguhemba cyangwa se turagushyira igihembo runaka, ibyo bintu uvuga twumve ko ari byo. Rwose aba bajama nibo bagize uruhare runini mu gutuma iyi video igaragara, kuko nibo banabikoze. Ati byagenze bite? Byaje kurangira ya mpano akomeje gutsimbarana nabo bagatsimbarara, birangira bameze nk'aho bagiye kubetinga, bashyizeho amafaranga. Rero aba bajama baje guteranya amafaranga, bavuga ko bagiye kohereza mpano angana n'ibihumbi 2 by'idolari. Ubwo kuyavunja mu Banyarwanda benshi muri kubyumva ko ageze hafi muri miliyoni 2. Ndetse binavugwa ko uyu mpano yahise ababwira ati mwe nimumara kuyampereza n'ikimenyimenyi iyi video ndayibahereza, mubashe kuba muyireba. Uku niko byagenze. Amafaranga baje kohereza kuri telefone ya ya mpano, hanyuma ya mpano arayakira,
amaze kuyakira ahita afata ya videwo ayiboherereza mu buryo kuyibona once cyangwa se kuyireba rimwe. Kumwe murabizi kubona videwo view once, abenshi mukunze kubibona ku buryo uyireba hatagize uwongera kuyireba ubwa kabiri, ukayirebaho rimwe gusa. Rero abantu mujya mukora ibi, mugafata ifoto yanyu cyangwa se videwo mwifashe mushaka kuzohereza abantu mugira ngo barayireba rimwe, ariko hari ibintu mugomba kuba muzirikana cyangwa se mutagomba kwirengagiza, nk'uko ya mpano yabyirengagije bigatuma ibi bintu byose bijya ku karubanda. Ya mpano rwose ntabwo yabashije gushyiramo inyurabwenge cyangwa se ngo ashishoze amenye ibintu ko bishobora kuba byakorwa. Aba bajama icyo bakoze ni iki? Bafashe ya videwo bafata indi telefone ikamera neza, se ubu buryo bushobora no gukoreshwa na kamera indi isanzwe ifata neza. Ku bantu mwabonye izi foto, izi videwo mwabonye ko zigaragara nk'aho zagiye zifatwa n'indi telefone, ko hari igihe mubibona ko zidakeyemo neza cyangwa se zidafite uburyo bwa high quality nka videwo yafashwe ari original. Bakoresha indi telefone barangije barayireba, bamaze kuyireba rwose baranayibika ubwabo, barangije barayigumana. Mbere y'ibi hari link yari yabanje kuboherereza, link iriho iyo videwo, ndetse ni link ushobora kuba wareba rimwe akayidiritinga ntihongere kubibona. Niyo babashije kureberaho, noneho nyuma bamaze kuyireba imaze kugenda barongera bamubwira ati ongera utwoherereze iyi videwo, ntabwo twabashije kuba tuyibona. Ahubwo nyine ni agakino bamukinaga kugira ngo baze guhita bayikamera nk'uko baje kubikora, amaze kuyibohereza mu buryo bwa view once cyangwa se uburyo bwo kwireba rimwe gusa. Babigenje bate kugira ngo iyi foto ibashe kugenda isakara cyangwa se igere ku banyarwanda benshi nk'uko muri kugenda mubibona? Muribuka Emeline bimwegeza akora afata icupa agishyira mu gitsina cye, benshi murabizi ibyo yakoze, ariko ubu akaba agaragara n'ubundi asa nk'aho yabatijwe ibyo bintu atazongera kuba yabikora. Ushobora kwibaza uti se ibi bintu byo biba bimeze bite? Mu by'ukuri bivugwa ko aba bantu ntabwo baba ari nomo cyangwa se ntabwo baba bari gutekereza neza ibintu baba barimo bakora, ndetse n'ingaruka zishobora kuba zabageraho. Akenshi bakunze kuba babyirengagiza bitewe n'ibiyobyabwenge baba bafashe, bigatuma batabasha gutekereza ku icyo kintu. Rero abantu bakunda kwidoroga cyangwa se bakunda gufata ibiyobyabwenge cyane, bakunze kuba bameze nk'abafite akantu babuze mu mutwe wabo. Mujya mubibona kenshi ku bantu batandukanye b'abazungu, abantu bo hanze, bo bisa nk'ababyize nk'umuco kubera ko harimo ababikora nk'amafaranga, ariko iyo mukurikiranye ibiganiro byabo mwumva bamwe bababwira ko harimo ababikoreshwa nyuma bazabivamo. Bamwe bagiye bakora porono bakicuza bitewe n'uko rubanda cyangwa se sosiyete ibafata nabi, ndetse basa nkaho nta gaciro bagihabwa. Bikagaragara ko bamwe na bamwe bagenda babona n'abakunzi n'abagabo batazubaka n'ingo, icyo gihe bagasa nkaho babyicuza. Ariko babajyanyemo burya ngo barabikumvisha, bakaba babijyamo bagushukishije amafaranga, bakabikujyanamo gake gake, nyuma wageramo bakajya bakudoroga ku buryo nawe usa nkaho nta bwenge ugifite, ukazabyicuza nyuma waramaze kuba wabikora, ndetse wanakuyemo n'indwara, kuko benshi bakuramo indwara nyinshi zitandukanye, kandi izi ndwara zikaba zidakira. Inyinshi muri zo abenshi ntabwo tuzimenyereye bitewe n'uko hano mu Rwanda ntabwo zikunda kuvugwa. Hari indwara zitari na sida, zitari n'izindi tuzi zikunda kuba zifata aba bantu ngo bagiye bakora ibi bintu by'ubusambanyi ndetse bukabije, ukaba wabana nayo ndetse ikazajya n'igihe nyine ikagukura mu isi y'abazima, ukaba wapfa wishwe n'iyo ndwara bandura. Abenshi rero bajya babitanga buhamya, ugasanga umuntu arakuze ariko yakoze ibyo bintu, ariko arimo aricuza ubuzima bwe n'impamvu yagiye abijyamo, ndetse anasabira abantu babikora ubu, ko benshi avuga ko babikora mu kigare bitewe n'amafaranga bashukishwa, bitewe n'ibiyobyabwenge baba banyweye cyangwa se babahaye, ku nyungu z'abo bantu barimo barabikorera. Murabizi hano mu Rwanda benshi ntabwo tumenyereye imico,
ndetse muranabizi ko abanyarwanda benshi baramutse bumvishe video y'umuntu urimo aravuga ikinyarwanda akora uyu muco utari mwiza w'ubusambanyi ku mugaragaro, bayikunda cyane kurenza ibindi. Iyi video barayikunda, bakunda no kuyireba, ndetse harimo na bamwe babikora nk'agatwiko kugira ngo babashe kuba babikora, ariko batazi ko mu Rwanda hariho amategeko abihana ndetse anakaze kurenza mu buryo twe dukunze kuba dutekereza. Aya mategeko akaba areba abantu bakwirakwiza bene izi video cyangwa se n'ifoto, ndetse n'abantu bazikora ubwabo. Bishobora kuba ari amategeko rwose anakakaye arenze, mugomba kuba mwitonda buri wese kugira ngo ibi bintu tujye tubyirinda. Murabyibuka umuntu bita Jackie, uyu nawe hari bimwe yagiye akora bigaragara se binatungura abantu benshi, avuga ko yidekaraye ko ari umusambanyi, anagaragaza ko rwose ngo Imana ishaka izayimuhanire, arabikora kuko ngo ni ibintu akunda cyane. Ariko mu by'ukuri yamara kuba abivuga atyo akagaruka, murabizi ibibazo yahuye nabyo by'uburwayi bukomeye, avuga ngo abantu bamusengere indwara ibashe kuba yakira, ubuzima buri kumurya, anasaba Imana ko yamufasha, ubona nkaho nyine atangiye kuba yakigarura ko ubuzima nyine bwatangiye kuba bumubera bubi cyangwa se ntabwo buri kumubera bwiza. Kandi muri video zigaragara bisa nkaho yagaragaraga avuga ngo n'Imana nishaka izamuhane kuko arabikora. Bivuge ngo hari abantu nyine tudatekereza tuvugira ibintu aho, ariko ntitubashe gutekereza ku zindi ngaruka zizaba. Wenda sinzi impamvu tuba tubikora gutyo, ariko ku muntu muzima uri normal ibintu ntabwo aba akwiriye kuba abikora gutyo cyangwa se abitekereza gutyo. Ngayo nguko rero iby'umuhanzi wacu Yampano, ibyo yaradukoreye cyangwa se ibyo yarayakoreye abanyarwanda, kugeza igihe nyine avugwa ajya itangazamakuru rimufataho ijambo, ndetse n'abantu bose kamufataho ijambo, nari na mpamvu nyine natwe murimo muratwumva. Hari abashimishwa rero no kumva abantu babavuga cyane, ariko icyo mwamenya nuko atari byiza ko abantu bakuvuga, kuko benshi bavuga ko ari ubusitari cyangwa se ari ibintu byiza ko bavugwa, ariko harimo abo bitagira icyo bimarira, ndetse usanga barimo barashyira ubuzima bwabo mu kaga nubwo baba barabasitari bimeze bite, kuko babimenya mbere nyuma, iyo bamaze kubikora nubwo bajya bamenya ingaruka yabyo. Nibyo biba byiza rero iyo wirinze mbere ukashyira ubwenge hamwe ukabasha gutekereza kugira ngo utajya uhura n'ingaruka z'iyi si, kuko murabona iyi si itangiye kujya itujyana ahantu hatari heza, turimo turashukwa cyane n'ibintu tubona byinshi bitandukanye bidutera irari bitewe n'abantu tuzi b'abasitari babikora, twumva ko natwe twagombye kuba tubikora nkabo, ariko ntabwo ari byo. Turi abantu bakuru, umuntu wese yakosa, kandi umuntu wese yagibwaho n'ingaruka z'ibyo yagiye akora, cyangwa se urupfu murabizi ko twese rutugeraho. Ngo ibibi bitugeraho twese, ibyiza bikatugeraho twese. Wowe wumva ko ari umusitari ukomeye, wumva ko wakigana bitewe n'ibyo ari gukora, umenye ko nawe ni umuntu, rimwe na rimwe nawe byamugiraho ingaruka kimwe nawe ushobora kugiraho ingaruka. Icyo dukwiriye gukora ni ukwirinda, tutiringiye abantu, twiringiye Imana yonyine, kandi tukazirikana ko muri iyi minsi turi muri ya minsi y'imperuka, aho Bibiliya igenda ivuga ko hazaba ibintu biruhije, ibihe bigoye kwihanganira, ndetse hakazaba hariho irari rirenze n'ubusambanyi, kandi bukagaragazwa ku mugaragaro, abantu benshi bakabukurikira birengagije ko hari icyo Imana yavuze, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi byagiye bivugwa, ubugome n'ibiki byose, ariko bene nk'abo bantu akari bubona nk'aho bakunzwe cyangwa se bakurikiwe, bivuge ko bubakirwa ku izina ryayo kugira ngo babyamamaze n'abandi babakurikire. Tugomba kwitonda. Wabashije kudukurikira turagushimiye, tugusaba gukora subscribe ukadukurikira kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibiganiro byacu. Ikiganiro gikurikira muri buze kumenya impamvu abasore bafashe umwanzuro wo kohereza izi video zikagera ku bantu benshi, mbese bagasa nk'aho bari kuzamamaza kugira ngo zikwirakwire mu bantu benshi kandi bari abafana be banakunda. Turagusaba kudukurikira kandi tugusaba gukora subscribe, ukora kukazogera, ndetse usharinga ikiganiro ku bandi kugira ngo babashe kujya babona izi post zacu mu buryo bworoshye. Komeza ubane natwe, turagushimiye.